Nadine arakataje mu gushaka uko yakwikura mu bukene. Hagati aho Leya mungamba cyazo kwegukana Chris n'Urunana. Muto ni wase. Mwana mwe muri mu biki ko mutaza ngo munywe igikoma mujye kwiga. Je narangije ahubwo mugwa neza sinzi ibyo arimo mama. Uwo mukobwa wawe bitebye kwa mbona arakaye Ruremye. Ware mu biki? Nasubira mu byo byutsa mbwira. Ndakubwiye ngo nuva kugemura unzanire uburoso n'umuti woza amenyo. Ntiwumva? Nanjye papa. Ibyo se mu byadukanye mute mwabana mwe? Kwishi batwigishije isuku yo mu kanwa. Batubwiye koza amenyo gatatu ku munsi. Ngaho rero. Mu gitondo na nimugoroba n'igihe cyose tumaze kurya. Aho ni mu myumvira niko ntimusanganwa hagati ko mucisha mu menyo se mujye mukoresha hagati munyuze mu mugende. Oya papa muratugurira uburoso n'umuti wo kuyoza birinda indwara z'amenyo no kunuka mu kanwa. Mbega abarimu ngo baraduteza abana. Ariko se abo barimu bo babona abantu bose bahora bakuba amenyo boshye umwati wo ku kirenge. Njyewe sinshaka kuzatwara amenyo papa. Ibyo ni iby'abakire mwana wanjye rwose. Wa mugana uwo muco wo mu bakire mushaka kwigana n'uwiki. Umva mugende mujye kwiga. Ubundi amenyo yanyu hari ibibazo afite. Nabyo ariko ashobora kuzabigira. Ariko ibindi abyiranira. Aguhangamye da. Muratugurira rero ntabwo dushaka kurwara amenyo no kunuka mu kanwa. Kuki se muvuga ngo ni iby'abakire twese turakennye? Ngaho rero murakize. Abakene se nibo batagomba koza amenyo. Muragira ngo amenyo yacu adware banaduseke ngo tunuka mu kanwa. Ibi ni ibikira? None nagura ubwo burusu bwo koza amenyo n'umuti yo kuyoza ntabwo mujya kwiga. Mbega Leya uzi ko ahubwo nari natangiye gukeka ibindi. Ukeka iki kindi se sori? Kusiga bifite undi musore nyine ugusohokana akakurekura bwije. Undi musore utari Chris se? Cyane rwose. Nicyo cyahise kinza mu mutwe wanjye. None se ko nzi kudataha bwije najya kubona nkabona wataha mu gicuku kandi izo keso nazikuziho. Urumva nari gutekereza iki? Ubu nafashe icyemezo cyo gucunga izamu ryanjye neza sori. Wararebye usanga urebye nabi rero igitego cyakwinjira. Rumari nkwe ntiyicaye. Nanjye rero singomba kumuhaha amenera. Mbese Chris nukumukubakuba akabura n'umwanya wo kuvugana nawe kuri telefone. Uravuga iki se ko mva mu kazi kare nkamutegerereza mu nzira tukajyana iwe, nkamutekera, nkamugaburira, tukareba filime ariko ncunga na telefone ye. Ucunga telefone ye? Cyane rwose. Iyo hari umuhamagaye nyine ndakanura cyane ngo ndebe ko atari Rumari nk'umuhamagaye. Ndakwemeye Leya, ndakwemeye. Chris nuwanjye njyenyine. Nuko sha numva kutangiye kumenya ubwenge ahubwo gusa ibyo byo kugorobereza we ntabwo bihagije. Uragira ngo nkore iki kindi se sori? Icyo ushaka sukigizeyo Rumari nk'ise ukamwigizeyo burundu ntazongere gutekereza Chris. Icyo nicyo nshaka. Komeza winginge Chris muzajyana iwanyu. Mukigerayo uzamufotorane n'ababyeyi bawe kandi uhite uyashyira kuri stati yawe n'ahandi hose ukeka ko Rumari nk'iyabibona. Maze tumutwe. Chris hariya ko mbona ataragera ku rwego rwo kwemera ko tujyana iwacu se sori. Cyangwa rero nawe aho gutindana nawe ngo utahe mu gicuku cyose urumva uzamwoshyeshya urari. Ari kugira ngo ibyo byo yabyemera sori. Ubu se ntiba byarabaye kera. Niba umuntu yemera ko mutahaniwe ukamutekera mugasangira mugatindana kuriya n'ibindi birashoboka rwose ndakubwiza ukuri. Ariko rero ntukaba umwana Leya. Nzakomeza ngerageze n'ubundi kibi ngo no gucika intege sori. Yego rwose mukobwa mwiza nkuri inyuma ndagushyigikiye kandi Leya bikiba Rumari nkazarara bimenye. Nindarana na Chris nzahita mbimenyesha Rumari nk'uwo munsi sori. Eka ubwo se urumva noneho Chris atahita nyanga burundu akananyita injajwa. Wowe wararana n'umukunzi wawe ukazinduka utanga itangazo. Allo ndakumva nubwo ntakumenye. Ndi umuturage wanyu nitwa Nadine. Narigeze ku biro by'akagari mbashaka nsanga mudahari. Sorry. Yewe simari nagiye mu nama ku murenge. Ubu se koko nabashakaga cyane kandi bangwe ko ibyo nyene ari mwe mwabimfasha. Yewe muri hangana kuko urumva ko ntahari Nadine. None se muragaruka ryari ngo nze kwigora ngaruke ku kagari. Inama nagiyemo rero sinzi igihe
iri burangirire kuko ubu tuvugana turacyategereje abayobozi bacu ngo itangire. Muri make rero ngewe ndi umubyeyi ufite amikoro make ndetse ndi mu bahabwa inkunga y'ingoboka ihabwa ababyeyi batwite n'abonsa mu miryango ikennye. Erega nakumenye kandi ndakuzi Nadine. Ariko koko ntimwanyoherwa kandi ubuyobozi bwaranyishyuriraga inzu. Yewe inomero zawe nizo ntari mfite gusa. Mu by'ukuri ndashaka gukora cyane nkikura mu bukene kandi mbigizemo uruhare, mbese nkava mu bafashwa nkashobora kwifasha. Ibyo ni byiza kandi duhora tubibashishikariza, tunababwira ko inkunga itazahoraho. Niyo mpamvu rwose nshaka gukora cyane ngo aho gufashwa nanjye nzafasha abandi muyobo. Ni byiza kandi ufite umugambi mwiza cyane Nadine. None se kumba buze rwose kandi nje kubarira ngo munsobanurire ibyo umuntu asabwa kugira ngo ahabwe inguzanyo ya VIP. Nicyo nakora nanjye ngo nyibone. Yewe n'uyu munsi ntahari ariko indi minsi nzaboneka ku kagari Nadine. Ntimwambwira muri make se igihe nguzanyo imara inyungu umuntu ayungukira kugira ngo mbe nitegura kwifata nzi nuko nzayishyura muyobo. Nadine wareka nkajya mu nama hanyuma ibyo ukeneye ukazaza ku kagari nkabigusobanurira. Ariko papa ubwo wanyitabye? Urambugije mugwane? Maze kuguhamagara 2, 3, 4, 5. Babarira mwana wanjye rwose sinakumvise. Papa rero mvuye ku ishuri. Nabibonye uvuyeyo. Ngahagire rero mbanze ngaburira ino nyana. Uburoso bwanjye n'umuti wo koza amenyo biri rero ngo mitenyoza nona. Utashye umbaza uburoso n'umuti byo koza amenyo mugwane? Nonse mu gitondo niwanyemereye ko nutawunzanira. Nakwikizaga ngo ujye kwiga mwana wa. Sinarinzi ko ukomeje rwose. Numva papa ubwo se kuki wambeshye papa? Urarakaye mugwane? None se si wowe wambeshye kuki se utamakaniye ukambeshye? Namara bya bintu ntibyoroshye birakaze. Wowe uragira ngo njye na Mutoni wa se tuzatwara amenyo nka Obama? Ngo Obama se kandi yarwaye amenyo? Yarayadwaye ajya no kwa muganga. Ayiwe iryinyo riraryana nyagasani. Imana izafasha uwo mwana rwose. Iryinyo ndarizi. None se ko ugira ngo natwe tuzayadwara cyangwa se yero? Yero se we kandi n'uwahe mwana wa? Yero se ni umuntu kari ibara ry'umuhondo papa. N'ibara ry'umuhondo? Yewe nuko ujya munyigisha mwana wa. Tuzakwigisha gute se twatwaye amenyo cyangwa twatinye kujya ku ishuri ngo tutanukira abandi bantu? Ariko se iryo kabyo waryigihe mugwane? Kuki udatuza nka mukuru wawe koko? Umva papa, Mutoni wa se nabarabishaka erega twabivuganye. Mbega bakobwa. Aha, ndumiwe. Dore ngahakira. Akira amafaranga mwana wa. Gose akira dore ngaya. Genda. Uje kwa Philip. Uyigurira ubwo burusu n'umuti wo koza amenyo. Akira. Ndagurira na Mutoni wa se ariko rero. Ibyo birakureba. Ese ko wagira ngo urimo wenyine Nadine? Abana barahari da. Bakaba badakoma. Buyandemeza zikurira mushiki we neza. Bakajya mu cyumba kamumfasha neza ngakora imirimo yanjye yose nkayirangiza. Guko. None se we kutambwiye. Nzajya mbereka nkugira inama nuzi no kumbwira icyo zakumariye. Ndacyabirimo muje. Ibyo mose ni ibiki? Guhinga wa murima cyangwa se gufata inguzanyo? Umuntu afashe icyemezo ko nta mahirwe ngomba gupfusha ubusa. Ari uwo murima nzawubyaza umusaruro n'inguzanyo nayo nzayifata. Nuko rwose Nadine. Umva ko rishoboka byose urwa n'urugamba rwo kwikura mu bukene pe. Ko mbirimora. Kagari se bahise bakwemera guhabwa inguzanyo ya VIP. Se dose shana hamusanze mujye. Ko nasanze yagiye mu nama ku murenge. None wasanze hakinze. Ntihari hakinze ariko nyine wamfasha ibyo nari nkeneye. Kuko nasanze nimero zo ku rugi rw'ibiro bye namuhamagaye. Yego akubwira ko usabwe ikirero ngo habwe inguzanyo. Yambwiye ko atabimbwira kuri telefone ngomba kuzasubira kwa gari hakuriye akabimbwira. Ejo uzabyukiro Nadine. Ariko nubwo ntamubonye maso ku maso nkavugana nawe kuri telefone. Hari icyo navumbuye mugeni we mana yanjye. Kise Nadine. Mbega umugabo uvuga neza. Akagira ijwi ryiza. Ye baba we. Uzi ko numvaga twakomeza twavugana neza. Uri muzima Nadine. Umugabo afite ijwi ryiza ryatuma umuntu atarambirwa kuvugana nawe mugeni we. Narikunze cyane pe. Muranyumvira Nadine. Ubwo se koko Nadine. Byo byijwi rya sedubiruye n'icyo umushako cyo kugufasha kunyibyo usabwa kugira ngo ubone inguzanyo. Yagufasha kwikura mu bukene koko Nadine.
noneho uranyica mama we. Yewe nkwica muzize iki mwana wa? Urampamagaye nibuka ko nsanze wampamagaye inshuro nyinshi cyane ukambura. Nakubuze nyine ndababara birashira. Ubundi si iyo telefone yawe utitaba witunzemo iki mwana wa? Nukuri naraye ngeze hano iwanjye nijoro cyane mbona wambuze ntinya kuguhamagara muri iryo joro. Amba usigaye unataha mu gicuku rero. Umva mama di ko ntiza na sekirisa nshyira mu modoka kangeza hano. Niwe wagutindije gutaha rero anakubuza no kunyitaba. Ararenga n'uw'abandi. Ninjye utabonye ko mwampamagaye. Ibyaha byawe urabibabariwe mwana wanjye. Ndumva aho wari uri nta kibazo. N'impamvu utanyitabye irumvikana. Umva mama di amarangamutima yawe yose uba wahariye uwo mukwe telefone ukayibagirwa. Uzi ko wagira ngo wari uhari mama. Nongeye kuyirebaho ngeze mu rugo rwose niho nabonye ko wambuze. Ubundi si uwo mukwe ko ari nawe naguhamagariraga. Umukwe se kandi uramushakaho iki mama? Ndashaka kumenya igihe azazira kudusura. Uwo musore mwiza utagira uko asa urangwa n'ikinyabupfura uburanga n'ubuhanga azaza ino ryari ngo abaturanyi bacu bamubone. Uramenye mama, uramenye rwose utaba hari abantu wabwiye ibyo kubazanira Chris. Kandi twaramwiteguye rwose. Mutumenyeshe n'igihe ubukwe buzabera ahubwo twe turi tayari nta kibazo. Ariko ibyo uvuga ni ibiki koko mama? Ngaho akira so muvugane reya akira so. Ngo nde mama. Papa se kandi abije mati ubwo koko. Mbese murabona amahoro mwana wa? Ndaho papa mwebwe se amakuru yanyu. Yewe natwe turaho mu byishimo rwose byo kwitegura kwakira uwo mukwe. Nyakora mumbwenda ndanezerwa cyane rwose. Imirimo yo kumwitegurira asa naho irangiye. Narayivuguruye. Mbese nta kindi dushaka kumenya uretse umunsi wonyine muzaziraho. Ariko rwose mama yarampemukiye. Kuki yababwiye ibintu tutumvikanye koko? Mbare umwana wanjye ndagusabye ngo ntunteze abantu rwose. Urumva namaze no kubwira abasaza b'inshuti zanjye rwose ko nabonye umukwe ko byarangiye kandi ko ari hafi kuzira. Ego ko mana. Ese ubwo wanabibwiye abantu koko? Narabibamenyesheje. None se urumva yari inkuru utunguza abantu wa mukobwa we. Niko ubase budandi bakaringanire barugera ikibayi n'antarabanye bose rwose bariteguye da. Ariko rwose ibyo mana. Ariko zibiki. Uranze kiyewe rwose masumbuko ntabwo nkora n'abantu badafite gahunda. Mbwira niba uwo musore mukundana mufite gahunda nabyo mbimenye. Kandi niba ntayo mufite nabwo mubimbwire. Uranyumva neza? Urunana. Rege ukora iki nyuma y'iki gitutu cy'ababyeyi be? Ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha.